basenge babe maso basenge, kuko nimudasenga benshi bazakira ibibaritura, ibibica, ibibateza inyatsi. Niko nabwiwe. Nimba ufashe ikintu runaka banza ugisengere, ubanze ugisengere mu gihe cyose utitaye, utazanyemo amarangamutima ngo ni inshuti yanjye yakimpaye, ni runaka wakimpaye. Ikintu cyose uzakira, Imana yambwiye ngo mbwire abo bantu bagiye guserebura uwo munsi mukuru ngo bazagira ute, bazabanze bagira ute, basenge. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, nimugubwe neza, umwuka wera w'Imana abane namwe. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka musabe kugira ngo abasuhuze, narangiza abibwire ahite kasenga Imana. Yesu nashimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye ni Rebeka. Yesu aduhana umugisha. Nicaye hano kubwo kuvuga Imana, nta kindi kinyicaje aha ngaha, ariko reka tubanze dusenga Imana kugira ngo n'izindi gahunda zose zikurikiraho tuze kuyoborwa n'umwami wacu Yesu. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, gira neza bugacya bukira. Turagushimye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe ko twabyutse bikemera. Mana, twabaye amahoro, nicyo gituma tugihumeka uyu mwuka waduhaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho rero tugiye kuvuga ijambo ryawe, turakuraritse muri iri jambo kugira ngo ubane natwe. Namenye neza ko ubuhanuzi butavangiye ari ijambo ry'Imana. Unyemerere Kristo abararyumva bose ubaha umugisha, kandi unyemerere bafashwe naryo. Urakoze Kristo, urakoze kubyumvishe kandi ukaba ugiye kubana natwe. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza udusengeye. Reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho icyo Imana yagutumye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Baraturebera muri Yesaya 49 ku murongo wa 14 kugeza kuri 15. Unyemerere ushobora kumvira ijambo waba uri mu Rwanda, waba utari mu Rwanda, ariko Imana yatanze iri koranabuhanga kugira ngo aho wowe utagera, ijambo ry'Imana rigomba kukugeraho. Iyo uryumvishije rero kandi ukaryumvira, uhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Nta sengesho buriya ry'umunyagara ribaho. Iyo turi kuvuga n'Imana tuba turi gusenga. Birashoboka ko iri jambo yaba ari wowe riziye, birashoboka ko yaba ari amahirwe ubonye kugirirwa neza n'Imana. Ntawe umwami wacu atavugira. Yesu wacu ahora arangurura. Rero niwumvira ijambo nturikerense, ahubwo uritega amatwi. Yesu araguha umugisha. Tugiye gusoma. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 49 turahera ku murongo wa 14 kugeza 15. Ariko Siyoni aravuga ati, Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Siyoni arimo arataka cyane, abwira Imana ngo yaramwibagiwe. Nawe birashoboka ko waba uri muri ibyo bihe byo kubwira Imana ngo Imana yarakwibagiwe, bitewe n'ikigeragezo urimo runaka, bitewe n'ibihe urimo runaka. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye gute? Riratubwiye ngo umugore yabasha kwibagirwa umwana agira ute yonsa, ndetse akibagirwa uwo yibyariye,
ariko Uwiteka uri mu gihugu cyo mu ijuru, Imana yakuremye yo ntabwo ngo yabasha kukwibagirwa. Haleluya. Aho niho Imana itandukaniye n'abantu, aho niho Imana itandukaniye n'imiryango, aho niho Imana itandukaniye n'amafaranga, aho niho Imana itandukaniye n'amashuri. Ibyo byose bishobora kukwibagirwa, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ya Mana yakuremye ngo ntabwo yabasha kugira ute kukwibagirwa. Nawe birashoboka ko umaze igihe kinini uri gutaka, umaze igihe kinini kuvuza induru, birashoboka ko wivumbiye ku Mana, ufite umubabaro wumva ko Imana yakwibagiwe. Ntabwo yakwibagiwe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntabwo Imana yagize ute yakwibagiwe. Ngo umugore yabasha kwibagirwa umwana yonsa ndetse akibagirwa uwo yibyariye. Tujya tubibona, hari igihe n'umubyeyi akubyara yamara kubona nyine ugeze aho gera akakubwira ati ndagucukije, imenye n'utimenya birakureba. Ariko Imana yacu yo suko, Imana ibana natwe ngo tukiri mu nda za ba mama, tukarenda tuvuka, tukarenda dukura, tukarenda dushaka, tukarenda dusaza. Imana ibana natwe ibihe byose. Imana igira ute ibana natwe. Rero wikirengagiza ko Imana iri kumwe nawe, nubwo uri mu bihe bitakoroheye ariko ntabwo wapfuye. Nubwo uri mu burwayi bukomeye ariko Imana iracyakurinze. Imana yiteguye kugukiza ubwo burwayi. Nubwo mu rugo rwawe hari intonganya, Imana ntago yakwibagirwa. Nukuri ntago ushobora kukwibagirwa ngo yibagirwe isezerano yagiranye nawe. Ntago Imana yabyibagirwa. Icyo nkubwira cyo komeza usenge, wegera Imana, ureke kwitotomba. Imana ntabwo ikorana n'abantu bitotomba. Imana ntabwo ikorana n'abantu bayitesha agaciro. Witesha Imana agaciro oya, ahubwo hanga amaso Imana. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. Ibintu byose birashoboka ko bishobora kukwibagirwa, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ngo ntabwo yagira ute yemwe, ngo ntabwo yakwibagirwa. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru mama, ahantu hose waba uri ntabwo ngo yakwibagirwa. Erega Imana yacu ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo agire ute ngo yicuze. Haleluya. Ibyo Imana yavuganye nawe no kubikora izagira ute izabikora. Iri jambo rikurema agatima, iri jambo ritume wumva wongera usubijwemo imbaraga, iri jambo ritume wongera wumva usubijwemo ibyiringiro. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona intambara ari nyinshi, nubwo ubona ko nta byiringiro, ariko ngo haracyari ibyiringiro. Haleluya. Yuko igiti cyatemwe cyagira ute cyakongera kigashibuka. Nicyo bivuze rero, Imana iravugana nawe ngo ntabwo yakwibagiwe. Aho uri mu kazi, Imana iravugana nawe ngo ntabwo yakwibagiwe. Aho uri nta kazi ufite, Imana iravugana nawe ngo ntabwo yagize ute ntabwo yakwibagiwe. Iyi Mana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Iyi Mana ngo ahubwo iratonesha. Haleluya. Imana ntirobanura ku butoni ngo ahubwo igira ute iratonesha. Mu bitonesha nawe Imana nawe urimo, mu bo igomba kugirira neza nawe urimo, mu bigomba gutabara nawe urimo. Komeza wizere Imana, komeza utegereze Imana wihanganye. Nubwo ibyo byose ubona byakwibagiwe kugeza iyi saha, hari abantu mwakomerekejwe n'inshuti mwabanaga, hari abantu mwakomerekejwe n'imiryango, hari abantu mwakomerekejwe n'abantu mwari mwarizeye, ariko abo barangije barabata baragenda. Ariko icyo nkundira Imana, ijambo riratubwiye ngo nubwo uri mu gihe cyo gusakuza ngo Uwiteka we warantaye, ijambo ry'Imana riragusubije ngo ntabwo Imana yagutaye. Nubwo abo bose bagutaye, nubwo inshuti zagutaye, nubwo iyo miryango yagutaye, ariko Imana ngo ntabwo yagize ute ntabwo yagutaye. Yesu akugirire neza, Yesu akwishimire, Yesu agutabare, Yesu abane nawe cyane, yongera kwambika imbaraga, yongera kugarukeho mu bihe wari urimo, yongera akwibutse ko atakwibagiwe. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Tujya tubibona rwose, tujya tubibona bishobora kuba byarakubayeho, ariko nubwo byakubayeho mu ijuru haracyari Imana.
ibyo byose bijya binapfa bikanarangira bigashiraho, ariko icyo dukundira Imana yacu ntiharara nta nubwo iharurukwa, nicyo nkundiriye Imana. Iyo Mana rero wakurikiye, komeza uyizere, komeza uyikomezeho, nzi neza kutazakorwa n'isoni, nzi neza ko nukomeza kwiringira Imana ntabwo uzasiba, kandi ukurikije ukuntu wagiye ubana nayo ntabwo ubu ngubu ari bwo wayitakariza icyizere, ntabwo ubu ngubu ari bwo wavuga ngo Imana yagutaye. Hoya, ntabwo Imana yacu igira garanti, ntabwo igiducutsa. Hoya, duhora ku ibere, nicyo dukundiriye Imana. Niho itandukaniye n'iki n'abana b'abantu. Umuntu yagucutsa, ariko Imana yacu ntabwo igira ute, ntabwo igiducutsa. Imana rero ikugirire neza, Imana igufashe, reka kumva ko ibyawe byarangiriye aho ngaho. Oya, uracyariho, urahumeka. Buriya reka mbabwire, umuntu wamaze gushiramo umwuka, umuntu wapfuye ntacyo kuvuga bafite nyine, kuko umwuka uba washizemo. Ariko wowe uko byasa kose uracyabyuka bikemera, ukavuga bikemera, ukagenda bikemera. Ubwo ni ubuntu bw'Imana. Hari benshi baba batambutse atari uko barusha ubwiza, atari uko unasenga cyane, atari uko unakiranuka cyane, ahubwo hari imbere ahanga hari icyo Umwami Yesu aguteganyirije, hari icyo Umwami Yesu akwifuzaho. Rero reka gucika intege, reka kuvuza induru ngo uteshe agaciro na ya masezerano wagiranye n'Imana, ahubwo gerageza ubwire Imana ngo Mana ndacyagufitiye icyizere. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo aho waba uri mu kazi ubona utari kongererwa umushahara, aho waba urwaye ubona utari gukira, ongerera ugirira Imana, ugirira Imana icyizere. Aho waba uri mu rugo rwawe ubona wari ugiye kuzinga byakomeye, ubona nta kindi gisubizo ufite, ubona nta wundi ufite wo kukurengera, nje kukubwira ko Yesu nubwo abo bose bakwibagiwe, nubwo ubona ko byatopanganye intonganya zitoroshye, nje kukubwira ko Umwami wawe Yesu akiri muzima, kandi akigufiteho iki, akigufiteho umugambi. Umubyeyi yabasha kugira ute, kwibagirwa umwana we ndetse akibagirwa uwo yibyariye. Hayiwe ngo ariko ngo Uwiteka we ntabwo agize ute, ngo ntabwo yakwibagirwa. Iryo jambo ryonyine rigukomeze, iryo jambo ryonyine riguhumurize, iryo jambo ryonyine rituma uvuga ngo uko byagenda kose ndi kumwe n'Imana. Imana iri mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye ntaho yaturuka, umubisha wanjye ntaho yava. Imana iri mu ruhande rwawe, humura, nta kintu na kimwe cyabasha kukunyeganya ngo bikunde. Uhura n'intambara, ariko Yesu niwe ujya kurwanira kandi akakuneshereza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu abagirire neza cyane, Yesu abakomeze mu rugendo muri kugenda, Yesu abakomeze mu ngo zanyu, Yesu abakomeze abagirire neza. Reka mbabwire, buri muntu wese abayeho kubera ko Imana yabyemeye. Nta muntu n'umwe utariho kubw'umugambi w'Imana, yaba ari umupagani, yaba ari umuntu ukijijwe, buri muntu wese abayeho kubw'umugambi w'Imana. Hari impamvu rero Imana ibicyemeye ngo ubeho, hari impamvu Imana ibicyemeye ngo ukomeze uhumeke uyu mwuka w'abazima. Iyo Mana niyo mpamvu itagukoza isoni, iyo Mana niyo mpamvu ibana nawe. Abantu twabaye iki ko tutagishima Imana, ko tutakigira amashimwe mu mitima yacu? Dusigaye twirirwa twitotomba ngo Imana yaradutaye, dusigaye twirirwa twitotomba ngo byararangiye, ngo ntabwo Imana ikitwibuka. Imana itakikwibuka ntabwo nawe nyine wabaho. Reka nkubwire, umuririmbyi yaravuze ngo abantu bose banga Imana ntibayisenga, abo ngabo ngo bazapfa bose bere kugira ute, bere kwibukwa. Bavuga ngo abantu batazi Imana, abantu badakunda Imana nibo batazibukwa imbere y'Imana. Ariko wowe wibuka Imana, we wagiranye n'Imana ibihe byiza, ongera usenge, ongera winjire mu bihe byiza byo gusenga, ongera winjire mu bihe byiza byo gukorera Imana.
nta hantu na hamwe utakorera Imana. Nkunze kuvuga aya magambo kuko njye narabibonye ko nta hantu na hamwe utakorera Imana, nta hantu na hamwe utavugira Imana. Niyo byutse ugahereza Imana icyubahiro, Imana iba yabibonye kuko Imana irebera hose icyarimwe. Imana irareba ntabwo ijya yerekwa. Rero niyo waba uri kugenda mu nzira ukabwira Imana ngo Mana ndagushimye kubw'uyu munsi, Imana iranezerwa cyane. Abantu dusigaye tugenda imbere y'Imana twitotomba, tukagira ngo turi gusenga, tukagira ngo mbese turimo turavuga Imana, turi kuyihamya, turimo turayitera umujinya kugira ngo ikore. Ntabwo Imana ikangwa na biracitse, ntabwo Imana ikorera ku gitugu, ibyo ntabwo bibaho. Ahubwo Imana ikora kuko yagambiriye kukugirira neza, ikaza igakora. Kuko yagambiriye kuguha akazi, Imana iraza ikakaguha. Kuko yagambiriye kugukuraho igisuzugurira, Imana igira ute iraza ikakigukuraho. None rero ba mu bihe byo gusenga, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo umuti ari ukubwira Imana ngo Mana warantaye, Mana waranyibagiwe, Mana ndakwanga. Ibyo ntacyo bifasha Imana. Ibyo ngibyo bitera Imana agahinda. Ahubwo wowe bwira Imana ngo Mana wabanye nanjye mu minsi ya kera, ubana nanjye mu minsi yari ikomeye, none ngeze mu bihe binkomereye. Wongere ubwire Imana, uyibwire ngo Mana cya gihe wabanye nanjye ndacyagufitiye icyizere. Ni ukuri Imana izururuka ibane nawe, Imana izururuka ikugirire neza. Ntabwo Imana ireba gucyura icyo, oya, ntabwo Imana ireba gucyura icyo. Imana ntabwo ireba ku isura, ibyo ntabwo Imana ibirebaho. Imana ireba wa mutima wagize wayubashye kandi wayiciriye bugufi. Ugerageze rero ucira Imana bugufi, kuko n'abagerageje kuyicira bugufi mu minsi ya kera, Imana yagiye ibana nabo kandi tukabona urugero rwiza. Uzareba kuri Sadrake na Meshake na Abedenego uburyo baciriye bugufi Imana, bakemera bakayihesha agaciro. Imana nayo ikavuga ati ntabwo nanjye natuma musebera mu maso y'aba bantu bari bagiye kubajugunya muri uyu muriro. Ubwo rero urumva ko Imana iyo uyihamije ukayihamya neza mu bandi, Imana nayo iraza ikakugirira neza, ntabwo yagutesha agaciro. Nicyo bivuze ngo rero egera Imana utarebye ngo nawe ugomba kwegera Imana. We mu ruhande rwawe ushobora kuganira n'Imana kandi bikagira ute bigakunda. Ushobora kuganira n'Imana bigashoboka, ushobora kuganira n'Imana ukayigiriraho umugisha. Imana itugirire neza, Imana igufashe aho waba uri hose. Birashoboka ko uruhijwe n'ikibazo runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo nje kuguhumuriza, nkubwira ngo humura. Nubwo ibyo byose ubona ko uhagaze uri wenyine, ntabwo uri wenyine kuko uri kumwe n'Imana, ntabwo uri wenyine kuko Imana muri kumwe. Niyo mpamvu uri kubona ibyo bibazo Imana iri kugenda ibicogoza. Niyo mpamvu uri kubona ukiri kubyuka bikemera. Niyo mpamvu uri kubona ukiri kuvuga bikemera. Nuko Imana iri kubona ko icyo kibazo atari cyo kukwica, icyo kibazo atari cyo gutuma useba. Rero niyo mpamvu mvugana nawe ngo wikitotomba, wicika intege, ahubwo uhanga amaso ijuru, uhanga amaso Imana. Izabana nawe, izaguha umugisha, izakurengera muri byose. Nubwo wahura n'ibikugerageza, ariko Yesu we muragumana, murabana. Icyo nicyo nkundiriye Imana, nuko mugumana, yaba mu bihe byiza yaba mu bihe bibi. Imana mukomeza mugize ute, mukomeza kuba muri kumwe. Haleluya. Imana itugirire neza, Imana ikwishimire cyane aho uri hose, aho warucitse intege, aho wabonaga ko bikomeye, aho wabonaga ko intambara ari nyinshi. Ndagira nkubwire ngo tuza, mu ijuru hari Imana yo guhagarika izo ntambara. Imana ishimwe cyane, Yesu atugirire neza. Mu ijuru hari Imana yo kugira ute, yo guhagarika izo ntambara. Izo ntambara uri gucamo, benshi bari kukubona uri gusohoka kugenda bakagira ngo ni amahoro iwawe, kandi umuriro uri kwaka. Abandi bakakubona uri kuvuga bakagira ngo rwose ni amahoro mu mutima wawe, kandi uri kurara udasinziriye bitewe n'ibibazo ufite, bitewe n'intambara ufite. Ariko nje kukubwira ngo nubwo bo babona ko ari amahoro, niho batandukaniye n'Imana. Rero
niho Imana itandukaniye n'abantu. Imana yacu irareba ikareba no mu mutima, ikareba mu mutima ikamenya, ikavuga ngo umwana wanjye ababajwe n'iki ngiki, umwana wanjye ababajwe n'akazi, umwana wanjye ababajwe n'uburwayi, umwana wanjye ababajwe n'uko atari gukora ubukwe, umwana wanjye ababajwe n'uko urugo rumumereye nabi, hari intambara, umwana wanjye ababajwe n'iki. Yesu byose ibikubabaje agize ute arabizi. Imana rero ikugirire neza, wongere ugirire Imana icyizere. Naje kubabwira ngo gahunda yo ni ya yindi, niyo gukomeza kugirira Imana icyizere. Ntabwo nzahagarara ahangaha cyangwa nicara ahangaha ndi kukubwira ngo iyo Mana yireke. Iyo Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo naje kukubwira, kuko Imana ndabizi ko zabaye nyinshi, ariko ndi kuvuga ngo Imana yakuremye nanjye ikandema. Iyo Mana twabonye ifite imbaraga zikomeye, iyo Mana twabonye itagisaza, iyo Mana twabonye itagihinduka, iyo Mana twabonye ntabwo ijya igera igihe ngo itwereke umutima mubi. Ikomeza ibana natwe, ikomeza iturengera, ikomeza iturwanirira. None rero mu bihe byose urimo, girira iyo Mana icyizere. Nicyo cya mbere mu bintu byose uzajya no gukora, ntubanze no kugirira Imana yawe icyizere. Rwose uzaba ubyishe mu bintu byose ugomba gukora, ugomba kugirira Imana icyizere, Imana ikabana nawe. Aho waba uri hose ugomba kugirira Imana icyizere. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho mu buzima bwawe bwose. Ikibazo runaka waba ufite, iri jambo riguhumurize, uvuge ngo nanjye Uwiteka nemeye koko utigeze unta, noneho ngize kwizera kuko wabanye nanjye cya gihe n'uyu munsi ugiye kubana nanjye. Yesu ajya abikora, Yesu arabishoboye. Yesu arabishoboye kandi ajya abikora bikagira ute bikagenda neza. Yesu rero abaha umugisha, Yesu abishimire muri byose, Yesu agende mu bibazo mufite, ababera igisubizo, kuko n'Imana itajya yibagirwa, kuko n'Imana itajya ibeshya, kuko n'Imana itajya ihinduka, kuko n'Imana ituzi buri muntu wayo wese agize ute aramuzi. Rero nimba ijambo ritubwiye ko ibintu byose bishobora kuba byakwibagirwa, ariko Yesu we mukomeza kuba muri kumwe. Waba uri mu bibazo, waba uri mu gahinda, waba byagucanze, yaba bikomeye, Yesu we mukomeza kuba mugize ute muri kumwe. Yesu abagirire neza muri uku kwezi kwa 12. Yesu ashobora kukugiriramo neza, akaguha umugisha, kandi ibintu byose bikagenda neza, nawe ukawusohokamo muri uyu mwaka uri guseka. Yesu arabishoboye, Yesu arabishoboye, Yesu arabishoboye. Reka rero mbabwire, yemwe bantu mugiye kwizihiza uyu mwaka, mugiye kwizihiza uyu mwaka. Habaho abantu baserebura cyane, abandi bakabaha amakado, abandi ibintu byose nyine, uko aba ari umwaka nyine wo kwishimira. Bamwe baba babyishimiye ko bawusohotsemo amahoro, kandi koko urebye ukareba abantu benshi baba batambutse mu mwaka. Ngewe uyu mwaka urumva ni umwaka buri muntu wese ku giti cyanjye nawuhuriyemo n'ibihe bidasanzwe n'ibyo nagiye mbona ku ruhande. Ariko ubu ngubu kuba nkihagaze, nubwo ntarawusoza ariko nizeye ko nzagira ute nzawusoza, ariko kuba nkihagaze nkaba ngenda bikemera, nkavuga bikemera, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Buriya hari ikintu Yesu anshakaho muri 2025, kuko bayemeye ko ngira ute ninjira muri uriya mwaka. Rero ndagira ngo mbabwire,
yemwe yaba abakobwa yaba ababyeyi yaba abasore yaba abagabo, abantu ku kintu cy'impano Imana yambwiye ngo mbwire abantu ku bantu bazakira impano muri iyo minsi mikuru. Iyo mpano hari abantu mwakira impano mugapfa, nimba ari ibyo kurya mugapfa kugotomera, nimba ari ibintu babazaniye mwambara mugapfa kwambara, ejo ugasanga umuntu ari guhamagara ati ndapfuye bimbanye uku nguku. Ntabwo ari byiza. Nimba ufashe ikintu runaka banza ugisengere, ubanze ugisengere mu gihe cyose utitaye, utazanyemo amarangamutima ngo ni inshuti yanjye yakimpaye, ni runaka wakimpaye. Ikintu cyose uzakira Imana yambwiye ngo mbwire abo bantu bagiye guserebura uwo munsi mukuru ngo bazagira ute, bazabanze bagira ute, basenge babe maso, basenge, kuko nimudasenga benshi bazakira ibibaritura, ibibica, ibibateza inyatsi. Niko nabwiwe. Ariko ku muntu uzaba wasenze akabanza akagira ute, agahumanuza, Imana izagira ute, izabana nawe kandi izamurengera. Ikindi cya kabiri, abantu bafite ingendo muri uku kwezi, ingendo zo kujya iwabo, yaba mu ntara yaba bavuye mu hanze y'igihugu baza mu Rwanda, abantu bafite ingendo mugira ute, musenge. Ntabwo ari gupfa guhuruduka ngo muragiye, hoya banza wiragize Imana. Imana yambwiye ngo abo bantu bafite izo ngendo bagomba gufata amasengesho y'umunsi umwe basengera ingendo bagize ute bafite, kandi ngo Imana izagira ute, izabana nabo, izabarengera. Wowe nubirengaho ukabirengaho, ejo ingaruka zikakuzaho. Ntuzatangira uvuga ngo Mana ngo ibi byabaye kubera ikintu, kubera uburangare bwawe. Nimba uvuye muri Amerika, nimba uvuye muri Canada, nimba uvuye i Rusizi, nimba uvuye hehe, ahantu hose ugiye ahandi hantu, nyemerera ugira ute, usenge. Niko Imana yambwiye, usenge ubanze uhumanuza urwo rugendo, kandi n'uruhumanuza Imana izagira ute, izabana nawe. Ndabikubwiye nubyakira muri wowe ukabikurikiza, Imana izaguha umugisha kandi izabana nawe. Ingaruka zikakugeraho nakubwiye ukanga kumva, rwose ntuzitakane ngo uvuge ngo ibi bintu byambayeho kubera iki, utangira ubogoza uri kuvuga ngo Mana ibi bintu ngo wantereranye. Ntabwo Imana izaba yagutereranye, kuko nanjye yantumye kugira ngo mbashe kubikubwira. Bikugeraho usenga amasengesho y'umunsi umwe. Ku bantu bafite iki, ingendo, mubanze musengera iki, izo ngendo zanyu. Aho waba ugiye hose ubanze usengere urwo rugendo, Imana izabana nawe kandi Imana izakurengera. Yesu rero aduhana umugisha. Numvaga ari izo message mfite Yesu yampaye, sinjya ngabanya cyangwa ngo nongere. Wewe iraguha umugisha. Amahoro y'Imana abane nawe. Urakoze cyane, reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije. Ariko muri abo bantu uhaye message, utambukije message yabo, hashobora kuba harimo umuntu w'umunyantege nkeya, cyangwa se hari n'undi nawe wifuza kuba yasengana nawe. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone, nurangiza usenge Imana. Tugiye gusenga. Natangiye ijambo rivuga ngo mbere na mbere Imana. Abantu mugomba kwiga kugira ute, gusenga. Abantu mugomba kwiga namwe kwisengera, mukaba maso. Reka mbabwire, Imana yajyaga itubwira ijambo rivuga ngo muzashakaho musengera mugira ute, muhabure. Ngenda bivuze, kandi namwe muri mwe hari abafite iki, ayo makuru. Nimba rero turi mu bihe tubona ko nyine bitoroshye, nawe ubwawe ugomba kugira ute, ugomba gusenga. Imana nawe irakumva icyo wayisaba, Imana igira ute, irakumva. Yesu rero atugirire neza, Yesu nawe akugirire neza aho uri hose. Reka ngiye gusengera abantu kugira ngo Imana izabaha imbaraga zo kuba
basenga, kuko nabo mu gusenga ndabizi neza ko iyo Yesu yabayoboye mugomba gusenga kandi Imana ikabumva. Ngiye kubasengera kugira ngo n'udafite imbaraga Imana izamuha imbaraga, na wa wundi Satani azaba ashaka kumwibagiza. Dusenge twirukane iyo Satani kugira ngo ntuzabyibagirwe, ntuzibagirwe iyi message. Yesu rero abaho umugisha. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, gira neza bugacya bukira, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Mana, nsengeye abana bawe, urabazi, ijambo ryawe rirambwira ngo tutagera tuhatuma isengesho. Ndabasengeye, iha imbaraga abana bawe mu izina rya Yesu. Nyemerera ugende mu bagabo ubaha imbaraga, ugende mu babyeyi ubaha imbaraga, ugende mu bakobwa ubaha imbaraga, ugende mu basore ubaha imbaraga. Ngeri zose nugende uziha imbaraga, kuboko kwawe Kristo ukurambure hejuru yabo mu izina rya Yesu. Twirukanye umuriganya, wabariganya mu izina rya Yesu. Unyemerere ubahagarareho, unyemerere Uwiteka ubagirire neza rwose, unyemerere Uwiteka ubimane rwose. Ndakwinginze kugira ngo uburinzi bwawe buboneke ku bana bawe. Unyemerere Kristo uku kwezi unyemerere nyakubaha Imana, unyemerere urengeremo benshi kugira ngo ubinjize muri ya mwaka wa 2025. Mana, kandi ubinjize muri mwaka babonye amashimwe, babonye gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Komeze wihesha icyubahiro kuri bo. Urakoze kubyumvise, urakoze kwesheje icyubahiro. Senze nizeye kubarengeye kandi imbaraga zawe Kristo ukabuzitanze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nomero yanjye ya telefoni rero ni 0781929555. Yesu aduhana umugisha cyane.